kintu abantu ku isi barwanira ni ubwiza, kandi nta n'umuntu udakunda kuba mwiza, ariko aho tubishakira si nta muntu wifuza kuba mubi, nta muntu wifuza gusa nabi, nta muntu wifuza ko bamuvuga nabi, ariko aho tubishakira ntabwo ariho biri. Aravuga ngo hari ahantu ubwiza buva, aho ubushakira ntabwo ariho buba, ahubwo mu gushaka, mu gukora ibyiza havamo ubwiza. Mu gukora ibyiza nshuti yanjye, haleluya. Abashaka ubwiza, favor, igikundiro cy'Imana, kubaho mu buzima bwiza, umuntu yakureba akagukunda, nta kindi bigusaba ni ugukora ibyiza. Ni ugukora ibyiza, kandi agerekaho ijambo rikomeye, aravuga ngo tudacu. Gukora ibyiza bihoraho bitarangira, sifa kwa Mungu. Umuntu yaza kukubaza amakuru ya mwene so, ntutange uvuga ngo uyu mukobwa ni inzererezi, uriho uratanga amakuru mabi, uri kumugira mubi. Ariko nakomeza gukora ibyiza, agakomeza gukiranuka, agakomeza guhagararana n'Imana, ukarushaho kumuvuga nabi, Imana izamuvuga neza kuko akora ibyiza. Aravuga ngo hari ahantu ubwiza buva, aho ubushakira ntabwo ariho buba, ahubwo mu gushaka, mu gukora ibyiza havamo ubwiza. Mu gukora ibyiza nshuti yanjye, haleluya. Abashaka ubwiza, favor, igikundiro cy'Imana, kubaho mu buzima bwiza, umuntu yakureba akagukunda, nta kindi bigusaba ni ugukora ibyiza. Ni ugukora ibyiza, kandi agerekaho ijambo rikomeye, aravuga ngo tudacu. Gukora ibyiza bihoraho bitarangira, sifa kwa Mungu. Umuntu yaza kukubaza amakuru ya mwene so, ntutange uvuga ngo uyu mukobwa ni inzererezi, uriho uratanga amakuru mabi, uri kumugira mubi. Ariko nakomeza gukora ibyiza, agakomeza gukiranuka, agakomeza guhagararana n'Imana, ukarushaho kumuvuga nabi, Imana izamuvuga neza kuko akora ibyiza. Umunyagatolika akiriya ati ku izina rya Data wa twese n'Umwana na Roho Mutagatifu, Tabita, 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 Tabita. Umurokore ati kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Tabita. Murebe Tabita. Umusilamu akaza ati subhanahu wa ta'ala, ntabwo byumvikana. Tabita yakoreye abantu bose atagize gute, bazamura imyenda yabo ngo bararira, bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Haleluya, 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 haleluya. Ngo bazamura imyenda barayiterera, imyenda irazamuka igera imbere y'intebe y'Imana. Imyenda iravuga, imyenda iravuga, iravuga ngo Tabita ntakwiriye gupfa. Hari abapfakazi bagikeneye kwambara, hari imfubyi zigikeneye kwambara, hari abakene bagikeneye kurya. Tabita ntabwo ukwiriye gupfa. Haleluya. Iyi mirimo idusubiza mu buzima twari twapfuye, iyi mirimo idutuzura twari twapfuye. Ngo bararira bicara hasi kugera Petero ngo avuyeyo
ngo araza arinjira abasanga mu ababyeyi beza Niki watanze niki watanze kugihumeka niki watanze ni igiki twari dukwiye gushima. Haleluya haleluya haleluya. Ni igiki wumva waba warahaye Imana mu kwezi kwa mbere tukaba tugeze mu kwa 11? Tekereza amakuru wagiye wumva mu mutwe wawe, tekereza ibihe wagiye unyuramo, tekereza abantu batambutse bari bakomeye, tekereza umbwire ngo ni igiki twebwe twicaye aha twahaye Imana kuba tugihumeka. Ni ubuntu bwayo gusa. Horera mu kiganza cy'umuntu ukwegera umbwire ngo ni ubuntu bwayo. Imana ishimwe. Imana iduhanisha. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo aho ibanga riri. Aho ibanga riri. Sifa kwa Mungu. Inyemere dufate Bibiliya zacu dusome mu Baroma ibice 2. Turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Hanyuma tuganire kuri ayo magambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana iduhanisha. Twahageze Abaroma, Bibiliya mfite ipaji 1066, ibice 2, umurongo wa 6 n'uwa 7. Niba hari uwageze yansomera kuko mfite abana batari Ikinyarwanda. Yego, umurongo wa 6 n'umurongo wa 7. Dusomeye mu izina rya Yesu. Abaroma ibice 2, umurongo wa 6 n'umurongo wa 7. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo cyangwa izi nyandiko zanditswe na Pawulo igihe yari mu rugendo rwa gatatu ajya muri Makedoniya. Hari harabaye ibibazo byinshi, ariko yarakusanyije imfashanyo ari i Roma. Agiye kwandika amagambo avuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize gute. Ahita akubitaho ijambo rikomeye rivuga ngo abashaka ubwiza, icyubahiro. N'ibintu bitatu: abashaka ubwiza kimwe, icyubahiro bibiri, no kudapfa. Babishakishe
gushakira ntabwo ariho biri. Pawulo yitegereje areba abantu ukuntu bashaka kuba beza, abimaka ibicuramye, abasokoza ibitero, abajyahasi abagata, ariko muri mu buyobe hari ahantu ubwiza buva. Sifa kwa Mungu. Aravuga ngo hari ahantu ubwiza buva, aho ubushakira ntabwo ariho buba, ahubwo mu gushaka, mu gukora ibyiza havamo ubwiza. Mu gukora ibyiza nshuti yanjye, haleluya. Abashaka ubwiza, favor, igikundiro cy'Imana, kubaho mu buzima bwiza, umuntu yakureba akagukunda, nta kindi bigusaba ni ugukora ibyiza. Ni ugukora ibyiza. Kandi agerekaho ijambo rikomeye, aravuga ngo tudacu. Gukora ibyiza bihoraho, bitarangira. Sifa kwa Mungu. Umuntu yaza kukubaza amakuru ya mwene so, ntutange uvuga ngo uyu mukobwa ni inzererezi, uriho uratanga amakuru mabi, uri kumugira mubi. Ariko nakomeza gukora ibyiza, agakomeza gukiranuka, agakomeza guhagararana n'Imana, ukarushaho kumuvuga nabi, Imana izamuvuga neza kuko akora ibyiza. Dufite abantu baduharabikasha, dusengana, turirimbana, twigingana, tubana muri uyu murimo, ariko reka bakuvuge nabi, ukore neza, izakwitura, izakwitura, babishaka batabishaka. Iyo avuganye natwe niyo kwizera, komeza ukore neza, ubwiza buzakuza. Shaka ubwiza, ibanga aho riri. Bivuga ngo ndirimba nabi bakanshyira ku mwanya w'inyuma, haririmbire neza, uzava imbere, uzava inyuma, ujya imbere. Bivuga ngo ntibampa agatuti, ibyo ukorera inyuma bikore neza, izakuvana inyuma ikuzana imbere. Abashaka ubwiza ntabwo ari muri mukorogo, oya, ntabwo ari babandi bihisha mu itorero bakajya kudafiriza. Ni abantu bakora ibyiza. Imana izabaha ubwiza, kandi nyuma y'ubu bwiza ibabikiye bangaho. Reka mbabwire umuntu wigeze ukora neza akabizira. Itangira sindi buwaso, havuga inkuru z'umugabo bita Kayinani. Aba bana babujyawe n'umupapa umwe n'umumama kuri sena mu ndimwe, ariko bwira umuntu kwegereye ngo umuntu arivukira. Ngo bagiye gutambika icyange, icyabari kiremerwa, icya Kayini kira, ishyari, fitina. Buriya niba habaho ikintu cyisha abarokore ni ishyari. Yabwirije neza dusha amavuta, wagiye kuyashaka. Imana imuteje intambwe, imwigisha imbere, ajya gusenga uryamye urya umuceri, none amavuta araje bamuteje intambwe. Ishyari riraje. Ngo Kayini akibona igitambo cyabari cyemewe, my friend, shinyori iraza, imishiya aravuga ati
nidukomeza gukora ibyiza. Imana iramwitegereza ngo ati Kayini, ni iki kibiguteye? Ibyaha biri tugatugira ku rugi rw'umutima wawe, ariko no ukwiriye kugira gute? Nukora ibyiza ntuzemera. Nukora ibyiza ntuzemerwa. Ashaka ubwiza, cyubahiro no kudapfa. Uzi icyubahiro? Niba habaho ibintu bitatu Yesu yategewemo amaze iminsi 40 ni icyubahiro kirimo. Satani yamujyanye ku musozi akabona n'upfuka mukandana ukamba iki? Uzi icyubahiro dufite muri iyi minsi abantu bari kurwanira? Uzi uyu mwanya duhagararamo abantu bawurwanira, ariko bakora ibibi. Icyubahiro gikubiyemo ibintu bitatu. Icyubahiro, umuntu akubahira ukuri, uko uteye, uko uvuga n'uko ugenda. Kandi hari icyubahiro kitazanwa n'uko wize, ufite lisansi, ufite dogitora, bakayigusuzugurana. Warize, waraminuje, ariko igisuzuguriro kikakubaho, ukakigendana, ukakiririmbana, ukakibwirizanya. Igisuzuguriro. Ukakigendana. Ariko rya mubwire password, ibanga cyo gutuma abantu bakubaha n'Imana ikagushyigikira ni ugukora neza. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Si ugukora nabi, ni ugukora neza. Icyubahiro, iyi Imana ikiguha, hari ibintu bigendana n'icyubahiro. Agaciro, iki cyubahiro kizana amafaranga, iki cyubahiro kiguhuza n'abakomeye, iki cyubahiro kiguhindurira ubuzima. Iyi Imana izanye icyubahiro, ibizanye ubuzima ku buzima bwawe. Mwashatse gukora ibyiza, icyubahiro. Shaka ubwiza, icyubahiro, no kudapfa. Cyubahiro shaka abantu bose bakakubaha, ariko ntawe uzakubaha ko wasambanye. Nta n'umuntu wakubaha ko wasinze, nta muntu wakubaha ko wiyandaritse, nta muntu wakubaha kubera ko wakoze ibyaha. Ariko gukora neza, oh haleluya, amen, bizana icyubahiro. Bizana icyubahiro. Haleluya, amen. Reka mabwire, umugore umwe twigeze tuganira, turimo gusenga, turaganira ati ikigabo cyawe gitaha cyasi kiranuka
kumurokora ntibivuze kubura ubwenge. Namwe nigenda ujya mu rugo ati ndajyayo, ni hanyuma nigerayo muri iki ushyushya amazi ufata isume n'isabune nurangiza ubitegura, naza yasinze niyicara azanga agamu we umubwire uti karibu umutware icara hasi. Aragenda aramufata aramwuhagira, amwuhagira umunsi wa mbere ibirenge, amwuhagira umunsi wa kabiri ibirenge, amwuhagira umunsi wa gatatu ibirenge, amwuhagira umunsi wa kane. Ati ibintu wambwiye ntabwo bikora, niho yakomeza bizakora. Inshuro ya karindwi umugabo aryamye aratekereza aribaza, arangije arapfuka arangoma da narakubabaje umbabarire, uhereye uyu munsi menye neza kuhindutse, nanjye ubwanjye ngiye guhinduka uhereye aka kanya ntabwo nzongera kunywa inzoga. Uyu munsi nanjye ngize gute ndihana. Imirimo myiza niyo yamuhinduye. Ko ari byiza. None dufite abarokore birirwa baterana twagera tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo ijuru ryaho umunyewe kandi ariko abashaka ubwiza n'icyubahiro. Oh haleluya! Ndashimira Imana ko yageze muri uru rugo njya ndeba umudamu avuga ngo sheri ngo karibu, nkavuga ni sheri yari yaragiye he? Yajyanwe nuko yamubwiraga ko agira gute kwanuka yakwinjira agasohoka, ariko umunsi yatangiye kumwoza ibirenge amuciye bugufi. Nukora ibyiza uze iki gituma turwana muri uyu ushaka icyubahiro, shaka ubwiza n'icyubahiro. Niba habaye ikintu isi irwanirira n'icyubahiro, kandi iyo umuntu atakubashye birakubabaza, ariko bifite ahantu biva gukora neza bizaguhesha. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire umudamu ibyakozwe n'intumwa. Batubwira inkuru z'umudamu bita Tabita cyangwa Dorukasi. Tabita ntabwo yari umudiyakoni, Tabita ntiyari umwigisha, Tabita ntiyari umuhanuzi, Tabita yari umutayeri, sibyo? Ariko akagira imirimo igize gute? Ntibavuga ko yakoraga protokole, ntibavuga ko yari mubaramyi, nta nubwo yari umushumba cyangwa umupasitori, ahubwo yari umukristo ugira imirimo myiza. Ngo igihe kimwe agira gute ararwara, nk'uko abantu bose bagize gute barwara. Amaze kurwara arapfa, filimi bigize gute irizinze. Ngo ariko Tabita hari imirimo yari yarakoze, imirimo yari yagize gute, yari yaradodeye abapfakazi iki? Ninde wamutoje kujya gutodera abapfakazi? We yarakoraga gusa, ntabwo yitaye kuba uri we cyangwa icyo uri cyo. We yagiraga gute? Yaradodaga gusa. Ngo igihe kigeze arapfa, batuma Iyopa hariyo Petero. Ariko ndashimira Data wa twese. Reka mbabwire, ujye ukora ikintu gituma abantu bahamagara umukozi w'Imana ku buzima bwawe n'ubwo waba utakiri. Ngo barahamagara baravuga bati Tabita, buriya wamandi mwenda nkunda wambaye ishati izana umunyagatulika Kenya ati ku izina rya Data wa twese namwana na Roho Mutagatifu Tabita, Tabita, Tabita. Umurokore ati kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Tabita. Murebe Tabita. Umusilamu akaza ati subhanahu wa ta'ala,
ry'Imana imyenda iravuga imyenda iravuga ngo Tabita ntakwiriye gupfa hari abapfakazi bagikeneye kwambara hari imfubyi zigikeneye kwambara hari abakene bagikeneye kurya Tabita ntabwo ukwiriye gupfa baranyura bazamura imyenda bazamura iki ngo batuma kuri Petero abashaka icyubahiro no kudapfa haleluya iyi mirimo idusubiza mu buzima twari twapfuye iyi mirimo idutuzura twari twapfuye ngo bararira bicara hasi kugera Petero ngo apfuyeyo ngo araza arinjira abasanga mu aho bari arabaheza yinjira sifa kwa Mungu yinjiramo buriya dushobora kuba twicaranye ku gatuti nkumva ijwi utumva dushobora kuba tugenda muri tagisi nkumva ijwi utumva dushobora kuba dutekanye ku nkoni nkumva ijwi utumva ariko Petero akihagera buriya hari ijwi ryavuganye nawe riramubwira ngo Petero we haleluya ntabwo Tabita akwiriye kugira gute akwiye gukomeza kugira gute hari imirimo Tabita yagize gute hari imirimo iri kuvuga hari abapfakazi bari kuzamura amabendera hari imirimo Tabita yagize gute yakoze ntabwo akwiriye ngo aramubwira ngo Tabita sinzi isengesho Petero yasenze ariko ryazuye Tabita amubashira ari muzima abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha tumuzamure icyubahiro Yesu tumuzamure icyubahiro babishakishe gukora ibyiza Imana izabita mumbwire ngo Imana izabita ojya mukora mu kikazureka Imana izabita nubwo abantu babibagirwa Imana izabita haleluya mbabwira undi mugore bita Rahabu yari indaya 101%. Bibiliya ivuze ko umuntu yari indaya aba yariyo Sibiri bivuga yari indaya Rahabu gwari ku gihe kimwe mu gihe cya Yosuwa yohereje abatasi ngo asanga bumvise amateka y'Imana y'Abisirayeli sifa kwa Mungu ariko ubundi abantu bajya bumva amateka y'Imana yawe ndagusabira kuri uyu munsi kugira ngo abantu bumve amateka y'Imana yawe sifa kwa Mungu aho utuye bumva amateka y'Imana yawe aho ugenda bumva amateka y'Imana yawe aho ucuruza bumva amateka y'Imana yawe aho ubwiriza bumva amateka y'Imana yawe aho uririmba bumva amateka y'Imana ngo bari barumvise amateka y'Imana ya Isirayeli Rahabu ati Imana narayumvise yakamije inyanja itukura bayambuka n'ibirenge yateje ibyago mu gihugu cya Egiputa aba bantu bikomejeho haleluya aba bantu ugize gute bikomejeho nazagera kure ngo afate inisiyative yo kubahisha nta muntu w'imutegetse ntawe ngo arabahisha ngo muri ako kanya bahita baza kubareba arangira arabatwikira ngo hejuru y'iki hejuru y'inzu abasasaho n'imigwego aranuma batira hano turakuze nawe wakira abagabo benshi muri karitsiye umbigisha turakuze nawe wakira abagabo benshi muri karitsiye nta bagabo baba bayobeye ahangaha mu rugo rwawe ko tuzi kuri maraya Rahabu ati shwi ntabwo nigeze mbona icyakora numvise ko baciye bajya mu misozi
iki ngewe mumbwira icyo muzanyishyura abagabo bati ni ukuri tukurahiye kuwiteka imana nituza gutera iki gihugu uzamanika agashumi gatukura ugashyira ku idirisha twebwe nituza turi nahawe yagize neza ari umwe ariko n'umuryango w'ubyungukiramo ndagira ngo ujye ugira neza n'abana bawe bazabyungukira ujye ugira neza nawe ukomoka bazabyungukiremo ujye ugira neza nawe ikirigihe bazabyungukiremo aravuga ati reka nkabane arakamanika reka mbabwire yiteguye intambara atazi igihe izazira ariko tuwamanika agashumi njyewe nagize neza njyewe manitse agashumi abandi bari mu miteto wari kwibanga njyewe nagize neza namanitse agashumi nibatera iki gihugu njyewe ubundi ndabizi imana izakibana ariko njyewe nzagendana nabo njyewe bazantabasha njyewe nakoze ubundi wagira ukinana ikintu imana haleluya ariwe yakinana ikintu imana njyewe namanitse agashumi wowe wamanitse haleluya mwamanika agashumi abandi ntibazi habari bagashyira mu kirere ngo igihe cyo gutera bateye wa mudugudu binjira kwa Rahabu bamukuranamo we n'umuryango we abandi bose barakubona abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora imana izabitura kandi ntabwo izabitura gusa ibyo muri iyi si izabitura n'ubugingo muri uyu mwaka wakoze iki n'icyo wakoreye abapfakazi ko wishyuza utakoze shaka ubwiza haleluya babwira undi mugabo umwe se hariho umugabo bita wo mu byakozwe n'intumwa bibiliya ivuga ko atwara ingabo niba yari generali koroneli ntabwo iranka bayivuga ariko bibiliya ngo yagiraga imirimo only imirimo wumvise arimo kubwiriza hari protokole zirimo yagiraga imirimo myiza ngo igihe kimwe arasenga afata ibihe byo gusenga no kwinginga imana kugeza ubwo imana isanze Petero yabwiye ngo hariho umuntu uri gusenga ngo imana igiye kumwishurira imuhishurirwa n'igitambaro ngo kiriho inyamaswa z'amoko yose ibizira n'ibitazira iramubwira ngo rya Petero tuhereye mu bwana bwawe uhereye mu bwana bwanjye ngewe Petero nyivu nta kintu kizira cyangereye ubu nabirya nte undi ati rya ati oya ati sibisinzera n'indi bintu wejeje ibintu wanjye basha kujyana ati ndavuze ngo rya ariko byari ishurirwa ngo akiri ako kanya ngo ahita yumva intumwa imugeze iturutse kwa korera avuga ngo uyu ni umunsi wa gatatu tumaze tugira gute dusenga none imana yakuntumye reka amabwi ujye usenga amasengesho ahamagara imana agahamagara n'umukozi w'imana mu buzima bwawe barasenga ngo Petero ahageze barabitegereza ariko ma ashimwe Yesu atwemereye umwuka we sifa kwa Mungu wageze arabareba yagiraga indendesi barabitegereza arabareba kumya kubireba arabitegereza cyane watangira kumva ijwi rivugana sifa kwa Mungu watangiye gusenga kibarambika agatiri ati bra Petero atoteshe nuko birita bivuga ko Petero akomeje kuba barambitse ngo noneho buze umwuka wera ati hataye mu mahanga yose
imwubaha agakora ibyo gukiranuka igize gute iramwemera. Haleluya. Kora ibyiza. Sifa kwa Mungu. Wakoze iki? Mu mahanga yose baririmbye. Buri ikintu cyose kigira aho kibarizwa. Amafaranga muri banki nizo zitunga amafaranga. Ushaka gutega tagisi ujya muri gare uko niho ziba. Ushaka gutega indege ujya i Kanombe niho ziba. Ushaka amavuta urasera. Ushaka kuririmba urarepeta. Ushaka kuvuga uvugabutumwa usoma ijambo ry'Imana ugasaba umwuka wera akaza akabana na wowe. Ibyo ukora uri kubishakira hehe? Kuri mpamvu dufite abaririmbyi birirwa barwana. Urazi runaka umuzi w'iki? Dufata umwanya wo kuvuga kuruta gufata umwanya wo gusenga. Dufata umwanya wo kurwanyana kurusha gufata umwanya wo kubakana. Dufata umwanya wo gusebanya kurusha gufata umwanya wo gushyigikirana. Ariko reka mbabwire, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, sifa kwa Mungu, abishakishe gukora ibyiza badacogora. Imana izabitura. Mbwira umuntu kwegeranya Imana izabitura. Mukomanga mbwira ngo Imana izabitura. Abangaba Imana izabitura. Muri ubu buzima bwa none Imana izabitura. No mu bw'ahazaza Imana izagira gute? Izabitura kandi izagerekaho n'ubugingo. Sifa kwa Mungu. Giye kurangiriza ku muntu. Ntabwo ni umugabo bita Hezekiya. Hezekiya yari umwami. Yari iki? Tubishyire mu Kinyarwanda cy'ubu. Yari perezida. Sibyo byiza kugira ngo tubyumve neza. Ariko mu bwami bwa Hezekiya yari yarirukanye Nyabingi, yari indaro, yari yarasenye z'ibigirwamana, yari yarakoreye Imana imirimo ikomeye. Ngo ariko igihe kigeze ararwara, araremba, ajya kwa muganga. Buriya niba abantu bivuriza mu bitaro bikomeye ni abantu bakomeye, bivuze ngo niba perezida arwaye ibitaro byose bikomeye byo muri icyo gihugu biratera. Abaganga b'abasipesiyalisite bazwi bose baratera, ngo baraterana baravura baragerageza biranga. Hezekiya arapfa, ararwara, ngo yenda gupfa. Ngo amaze kwenda gupfa, ngo Imana imutumaho Yesaya iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ategeka iby'inzu ye kuko agiye kugira gute? Gupfa. Uyu mugabo ni umunyabwenge. Buriya dukwiye kugira ubwenge bw'Imana mu gihe dusenga. Yaranjyanye neza. Aho ati rero ibintu birahinduka. Bigize gute? Ndebye ivure. Bigize gute? Ndebye hehe? Ngiye Imana yanjye nakoze imirimo myiza. Nirukanye ibigirwa, naciye imanza, nafashije abake, nambitse abapfa. Birahindutse ndebye ivure. Ntabwo ngomba gupfa, ndaburana uburenganzira bwanjye bwo kubaho. Imana irongera ituma umuhanuzi. Ariko wajya ukora ikintu gituma Imana yongera kumutuma bwa kabiri. Mbwira mugenzi wawe ngo yongere imutume. Wongera umubwira ngo yongere imutume. Sifa kwa Mungu. Irongera iramutura ngo noneho subirayo. Jya kuvuguruza ibyo wari ugize gute? Kubera
kwizera kutagira imirimo n'imirimo itagira kwizera. Ayiwe mana yanjye we, sifa kwa Mungu Yesu Mungu. Amen. Arahindu areba atangira gukomplaining, aravuga ngo jewe ntabwo nemeye urupfu. Yesaya urampanurira urupfu, jewe ndarwaye, jewe ngize ndaruhakanye kano kanya, ndarwaze ntabwo ngomba gupfa, ndacyafite imirimo yo gukora. Ndababwiye ngo bafite ubwoba nibuhumure, ntabwo tuzapfa. N'uyu mwaka tuzawurya, n'utaha tuzawurya, n'ukurikiyeho tuzawurya, kuko twakurikiye Imana. Hano bafite ubwoba bwo gupfa. Uyu mugabo w'Imana arasenga, arahindukira akora ibyo dukora. Twari dufite uburwayi bwenda kutwica nk'ubwe, ariko nawe hari uburwayi ufite bwatuma uhindukira ukavuga uti ubu burwayi ndabuhakanye. Sifa kwa Mungu. Ubu bukene ndabuhakanye, uku kudashaka ndabihakanye, iki gisuzuguriro ndagihakanye. Ndagira ngo uhindukire ugire ibintu uhindukire ubwire uti genda uyu muntu ndabihakanye. Sifa kwa Mungu. Ndabi kuki mukunda kuba mu bintu mudahaka? Yabesi yigeze avuga ijambo rikomeye, nawe byari byamubanye byinshi, ariko yumva agomba kubihakana. Sifa kwa Mungu. Yumva agomba kugira gute? Aravuga ati rero icyamukanye n'ibyago apfuka ukuboko kwiza. Ubwo yaravuze ngo amaboko y'abantu ni amaveho, amaboko y'Imana bagize gute? Yarimvuze ngo amaboko y'Imana niyo nagufata y'abantu nakuri kuri. Nigeze gihe kimwe 2014 nakoze ubukwe 2014. Shimira Imana. Ushumba mbere kandi muto, nari muto cyane. Mfite biro manuro. Ariko jya ku musozi gusenga. Samatare nari narahagiye, Kizabarwa narahasengeye, mu mazi Byumba naragiyeyo, Icyangugu ku murwa narahasengeye. Imana ikagenda ivugana nanjye. Noneho ndabyibuka ngeze Kanyarira habura nk'iminsi 3 ubukwe buze. Fata umwanya wo gusenga n'ababuma, niyo wavuganye nanjye. Icyo gihe nakoraga akazi nkorera Abanyakenya, akaba ari jyewe wandikaga amasoko y'uwo Munyakenya. Dusezerana ko jyewe azangira manager, directing manager. Yari tuzaba ubikontorora byose, urumva n'ifaranga n'iki. Navuga ni jyewe ubundi jyewe ubundi nzaba nuzuye neza, nta kibazo nzaba mfite. Ariko reka mbabwire, iyi Mana dukorera iteye ubwoba. Iteye iki? Yavuga n'uyu mugabo arambwira ati mu mujyi kote nzari ibintu byose nzari, ngeze ku munota wa nyuma wa finale. Arambwira ati ndakwirukanye ariko buke. Habura nk'umunsi umwe ngo ubukwe bube. Nkaba nagiye Kanyarira, umuhanuzi Tawurira afata bya byatsi byaho bya Kanyarira byose abinkubitamo igikapu cyuzuye. Arambwira ngo Imana iguhaye amafaranga yo gukora ubukwe. Nanjye ndagenda mu nzu nari nubatse mbirambikamo kira mu gikapu, ndavuga nushimye Imana ko wambaye amafaranga. Bigeze ku munsi wa fire ndavuga niziranko ze amafaranga wavuze ari hehe ko mbona ari ibyatsi bitahibitse amafaranga. Muri uwo mugoroba Imana izana umuntu, kababwira
Mugire umuntu kwegereza Imana itaba. Namanjiriwe nari nizeye akazi twakoraga akazi kinjiza miliyoni 3 ku munsi n'igice. Ayo mafaranga twishyuragamo nk'ibihumbi 180 hano Kawoshi mu bitaro by'abari abahinde. Ndavuga n'amafaranga arimo gihe bazatwishyura amafaranga nishyura mu rugo. Nkaba narigeze nseka abantu vuga ngo sinshobora kuzakora uko nta mafaranga ngize gute twi. Bigeze mu masaha ya nimugoroba hagira kuzenguruka igitanda kitariho matera. Ya bangayereye ariko manu uzi gushukana koko barashutse bavuganye nanjye kandi umugeni nari nshatse Imana yari yaravuganye natwe 2007 ansanze mu cyumba. Umupasiteri umwe arambwira amfatanye ikiganza nawe arambwira ngo nuko bizagenda mu bukwe hamara indi myaka 7 dukora umwaka mu bukwe muri 2014 imyaka 7 ushize. Vuga ngo ni Imana yavuganye nawe imyaka 7 n'inshuti n'umwe. Imyaka 7 narayimaze kandi yaravuze mba muri ibyo bihe. Noneho najya kuyasimbuka ngayibwana ariko ntiyavuganye nanjye mwana. Ni none se kumwe yavangirwa, 2 bavangirwa, 3 bavangirwa. Ndagira ngo mubwire ibyo bakubwiye ntibavangiwe ahubwo ategereza igihe nyacyo cy'Imana cyo gukora. Noneho umukobwa ababonye umuntu wakoraga muri minisiteri. Twebwe rero urabizi akazi kacu naka. Aka kazi rero tugira umwuka ariko hari igihe amafaranga tubakora. Ibyo da Petero arabivuze mu byakozwe n'ibindi bice 3. Aravuga ati feza n'izahabu ntacyo dufite ariko gutya birakore. Wigera nta kintu ufite ariko arangize. Ati wigera cyane nakomeza kumutumira ngo bakuramo izabitana teka da turera ku mutima no ku makofi ariko dufite mwuka we. Avuga ati mu izina rya Yesu haguruka genda. Biruta amafaranga rero. Hanyuma rero icyo gihe nderaga ku mutima no ku ikofi haza undi muntu rero ubyujuje. Uriya bakobwa Imana ijya ibatabara. Nari icyanguga icyo gihe mu kazi. Ati sheri tube tubyigije inyuma tubisunike. Ati ndacyarimo gusenga. Anyanga mu kinyabupfura amera nka Yosefu avuga ati reka da ati kubenze rwihishwa kumva Imana yamubwira ati nakubonye burya igihe wabitekereza. Atangiye kumbenga rwihishwa ndakomeza ndasenga ndamwihore. Haciye undi mwaka tereka twongera tubisunike. Ati ndabona ibyangombwa bitari byuzura kandi acuruzaga Nyabugogo afite amafaranga. Habura nk'ukwezi ngo umugabo bajye kubana abagiye ibyumba mu mazi. Ati Imana ndagushimira ko wampaye umugabo mwiza. Umugabo yamutwaye n'imodoka bari mu mazi. Yewe rwose ndagenda n'amaguru n'inkweto yarahengamye. Uzi umukobwa bicaje mu modoka bashyizemo ka karirimbo bagenda bati niwe wabikoze aravuga ati ubundi ni ibintu nashaka nibyo. Nanjye nkomeza gukubita ibintu ariko niwe twavuga. Ereka ni wowe twavuganye ariko se akanya gato ndende mu myotsi aramutwaye mbuze amafaranga mbuze n'umugore ndasebye. Nzabwira icyo abantu ko ari Imana yavuze. Wongera ngari kubita ndi wowe twavuganye Imana ya
haleluya akikubita mu mazi haba haje wa muntu atumukunda imana irambwiye ngo purake Eliase 130 yibagirwe nzoba ari mu nzira ze ati nzoba ari mu nzira agira gute ati nzoba araje ati kandi nta gusiga atari ko purake Eliase 19 hita uyisiba mu mutwe wawe nzoba yagize gute nari narabanye n'Imana nshuti yawe uzi kuba uri kumwe na sheri wawe bari muri za tiyete atumukundi gusa kumwe mu mazi waduha Imana ikaduha abasore buzuye niba habaho umugabo wantangaje n'ubu abantu ntabwo bagitinya ikibazo oya ntabwo yaranze ni umusore kare namubonye iri ntabwo yaranze yaraziranye n'uwo mukobwa w'inshuti yanjye bafata mbese oya ntabwo yaranze nawe ntiyaranze nabo ntiyarabazi avuga amazina avuga purake atabibonye atamuzi bahuriye yari ubwa mbere w'umukecuru yari umuntu w'umukecuru atumva kwivuza avuga ngo Imana ishimwe arataha ariko uwo mugabo ni imfura pe Imana izamuhungisha hari igihe nicara nkamuteza abandi wa mugabo Imana izamuhungisha reka nkubwire ibintu bibiri by'ingenzi yaramubwiye ngo ikintu Imana ivuze ntabwo nagihindura genda ubane n'umugabo wawe byashoboka ko twari kubana ntibizakunda kandi ndashimira Imana ko ntandukanye nawe ntarigeze nkora icyaha ariko abubu basambana bataranerekana sifa kwabo araza arampamagara ati nzobe yaje kandi wamuhanuriye ngo nzobe ntabwo yaranze pe nari icyangugu bari ibyuma urumva nta hantu duhuriye ni umunyabyuma aramuhanura subiramo arambwira ati noneho rero ukuntu gahunda zimeze noneho ndabyemeye nubwo nta mafaranga ufite ariko ngize gute noneho ndabyemeye reka mbabwire Imana iduha agakiza niba habaye ikintu gikomeye Imana iduha agakiza sigana urugamba rw'ibintu bibiri bikomeye umudamu mfite ni imfubyi ntagira se ntagira nyina yari afite umuntu umwe nyina wabo amubwira amagambo akomeye ntabasha kuvugira
niwe muntu wagombaga kumusapotinga mu buryo bukomeye. Aramubwira ngo kugira ngo uha amafaranga najya kuyaha ibobo ku muhanda. Urumva icyo si kimwe? Nsubiye nanjye aho mvuka bati natwe hari ibintu wakoze bizira. Hari ibintu wakoze bizira gute? Hari ibintu bizira. Dufite abantu batakebwe mu mitima. Batuzira ikindi, ariho dufite umwe ntazabutaha, ari iwacu ntibazabutaha, ubukwe tuzabukora twenyine, ariko nsanga yaravuganye natwe twenyine. Mama ntiyari ahari, papa ntiyari ahari, nyirasenge ntiyari ahari, ariko yavuganye natwe twenyine. Yavuganye natwe turi babiri. Yavuga nubwo yavuganye natwe turi babiri izanabikora. Ngeze ku munsi w'ubukwe, ndetse ko wavuze ko tuzabikora bizagenda bite? Yesu ashimwe. Hanyuma izana umugabo, nta minsi ibiri twari tumenyana, ajya ku muntu w'umushuti we aramubwira ngo mushiki wanjye afite ubukwe, uri Imana igizana ababyeyi abantu bagiye. Mushiki wanjye afite iki? Nkeneye imodoka 2014 kugenda muri vewiti. Ndayahubwiza ukuri. Ubwo wari uri inyuma zaniti arambwira tufite akahe kabazo gakomeye, atereka gukubita 400,000, abamubise 400. Mukanya ndabamubise izindi desi ababaye 600. Avuga nari kuzi ko bya bintu, uzi ko bya bintu bikora sifa kwa Mungu. Ndagenda mu rubukwe mbona burarangiye, ubu mbyaye gatatu. Mukuru wanjye yarambwiye amagambo akomeye. Yarambwiye ngo umunsi wagiye mu barukuru wabaye igicucu. Uriya mwebwe mugira amahirwe na mwavutse iwanyu batanywa inzoga, muvukira kwa pasiteri no kwa padiri, muvukira kwa diyakoni. Njya hose ntaho navukiye, navutse iwacu barunywa, data arunywa, mama arunywa, bashiki banjye barunywa, mvamo njyenyine n'umuto. Barambwira baturibwa wabaye imbwa umunsi ureka inzoga. Mwige gukora neza, mwange gukora tugiye gusenga. Ese waba warakoze neza uyu mwaka? Ibintu byose wabikoze neza? Ko abashaka ubwiza n'icyubahiro n'ubugingo babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana ikazabitura ubugingo. Ese waba warakoze ibiguhesha ubugingo cyangwa ibikwambura? Ngo uhaguruke twinginge abakozi b'Imana dusengane. Urahari? Uhaguruke dusenge. Tekereza ibyo wakoze, reba uko wagenze, reba uko wavuze, reba uko witwaye. Hanyuma niba hari ikintu kigutsinda muri iri teraniro, uhaguruke dusengane Imana. Urahari? Dusenge. Niba uhari haguruka. Ntabwo